Bakunzi bacu bacukumbura kuri TV muraho neza amahoro y'Imana nabe ku buzima bwanyu. Natwe rero ni bya biganiro tugarutsemo mama bitangaza umubyeyi w'abana batandatu. Hano mfite babiri nibo twicaranye, abandi babiri murabizi ni impanga. Nabo baracyaryamye, ni mu gitondo cya kare. Bararyamye, za mpanga za batwini bariryamiye, bakobwa babiri nabo bariryamiye. Abandi babiri nabo murabizi nabo ko bagiye ku ishuri murabizi. Ubu rero hano rero ni mu gitondo cya kare tuzindutse, mbere yuko tumaze kubyuka tuba tugomba gufata ifunguro rya mu gitondo. Ifunguro rya mu gitondo iryo bita breakfast. Ubwo rero namwe rero karibu cyangwa se bon appétit. Iyi ngiyi rero ni voka. Ameza ubundi ugomba kuba ufiteho voka, ufiteho breba, ufiteho bata, ufiteho iki, ibyo ari byo byose ushobora kugira. Mbese mu buzima biba bitandukanye, buri muntu aba afite ibintu bitandukanye. Ariko ngewe ahangaha hano ngewe mfite igikoma. Aha ngewe mfite igikoma nk'umubyeyi, ngewe nicyo ngewe ndimo ndinywera muri iyi minsi. Ahangaha haba hari igikoma, wumva aricyo ngewe ngiye gusuka nkinywera. Iki kiba ari igikoma ngiye kwinywera kubera ukuntu nanyweye igikoma cy'amasaka iminsi myinshi, nyuzamo nkanateka n'igikoma cya kawunga nkagishyiramo agashyushyu, kiba kiryoshye cyane kugira ngo kidakomeza kunsema igikoma, nkahindura kugira ngo abana ariko babone n'amashereka. Ariko nacyo numvishe nacyo kizana amashereka nta kibazo. Hano rero mfite rero umugati ngiye kwifashisha kugira ngo turye mu gitondo. Bon appétit bakunzi bacu, bon appétit. Umugati ndabamushize ahangaha. Abana muranywa iki? Icyayi. Abana rero bashakaga ka cyayi karimo ka tangawize, harimo mu cyayi, harimo umwenya. Buri wese nyine abashaka icyo abagomba kunywa icyo ashaka mu gihe bihari, nta kibazo. Inshuti zacu rero, impamvu nkoze iyi video ni ibiganiro nshaka ko tuganira. Nshaka ko tuganira ibiganiro ndashaka ko tuganira ku mumama muri mu rugo. Ku mumama muri mu rugo, ese ushobora kwitwara gute? Ushobora kwitwara gute mu gihe uri mu rugo? Hari nk'abantu bajya bavuga ngo ngewe ngo umugabo yandiye umutima, ngo ngewe rwose ngo umugabo yarampangayikishije, none ngo nta peti nkigira, ngo ntago nyibasha kurya, ngo sinyibasha kugira ute. Rimwe na rimwe usanga ari ukubera ko nawe utarisobanukirwa. Ariko iyo wabashije kwisobanukirwa bakunzi bacu, akira cy'umugati wawe. Iyo ubashije kwisobanukirwa bakunzi bacu, ubasha kugira ute? Ubasha kwirira, kinywera. Kuko umugabo ashobora kuba yagiye mu kabari, umugabo ashobora kuba yagutaye, umugabo ashobora kuba yagiye murakaranye, umugabo ashobora kuba mbese, ariko wowe ugasigara wowe yafashe umwanya wo kurya umutima, yafashe umwanya wo uko hari ibintu mutari kumva, arangije weho noneho unasigaranye n'umwanya no kwirirwa umutekerezaho cyane. Niba rero Imana rero yaraguhaye umugisha,
ikaguha icyo kurya. Ngewe inama nge nakugira wakwirira, n'ubundi umugabo n'ubundi ahora ari umugabo, aho yagiye n'ubundi ari burye, we nubwo wowe ubabaye ntabwo ari bureke kurya ngo nuko wasize ngo ubabaye, ntabwo ari bureke kurya nuko wasize ngo uri kurira. Nshuti zacu, nawe wakwirira, ukirira, ukisigira umugati niba ufite. Hari abayita rero banga rero kurya, akavuga ngo reka ngo ngiye ngo ndababaye, ngo umukozi ngo ngubwo ntagire icyo yongera kuntegurira, nawe ubwawe utafite umukozi ngo nta kintu nakwitegurira. Genda urye, genda ushopinge, ubundi ni wumva ubabaye cyane, genda ushopinge kandi tembera, uzagaruka ibitekerezo byakuvuyemo. Va mu rugo ugende nk'ahantu hari nk'agashopu, genda uhagarare wishopingire, niyo yaba ari n'umupira wa 500 ugure, ukaba ari agasakoshi ukagure, niba ari utuvuta utugure. Hano hari abantu b'abadamu bagenzi bawe bari kubigurisha, use nk'uwatinzeho gatoya, wongere wigarukire, uzagaruka ubuzima bwahindutse. Uko uguma mu rugo ni kuri muratara umujinya. Ariko niba wifitiye umugisha wawe, wiba wifitiye umugisha, irire rwose byo kuvuga. Impamvu nkoze iyi video, abagore benshi ubona yarahangayitse, yarananutse, nta buzima, nta kireka mereza uwo mwana. Uyu nguyu azindutse nawe ashaka nawe gukora nawe video, nawe ushaka gukora video, suhuza abakunzi bacu. Muraho neza, ndabakunda, ni Joria, ndabakunda. Nawe rero umugati wawe, fata umugati wawe icara aho ngaho, we naguhaye 2. Nkongere mu nganye, nawe ufata 3, sibyo? Wariko wowe ujye udavuga, ntabwo ujya uvuga. Kuko wanjye ntabwo ajya avuga, agakunda kuvuga. Impamvu rero nkoze iyi video ni ukubera ubuzima abadamu benshi bakunda kubamo. Bakunda kuba mu buzima, mufata icyayi, mwanisabye icyayi ntaho nsabye igikoma, fata icyayi rero buri wese namwe icyayi cye. Eka nze mbegereze gutyo. Nta wigeze, ni ukuvuga ngo abadamu benshi baba barananutse cyane, bameze nabi, bamerewe nabi ku buryo mbese utamenya. Ngewe rero nkunda voka, ntabwo ngenya nkunda ngewe bureba, kubera ko bureba ubundi abana nibo bakunda kuyikoresha. Bureba abana nibo bakunda kuyikoresha, ngiye nkunda ngiye kwikoreshereza voka, kubera ko bureba irabyibushya, kongera ibinure cyane. Kandi iyo umaze kubyara, abana basa nkaho barimo baragenda bagira, ugomba kugenda urwana n'ibiro, kuko iyo utarwanye n'ibiro nanone nyahandi uhita ushiduka wagize cyane, wabyimbye cyane, ukabyimba ugasandara. Mujya mubona abagore babyimbye bakenda gusandara, mujya mubibona. Niyo mpamvu rero ngewe ntajya nkunda gukoresha ngewe bureba, ahubwo ngewe nkunda kwikoreshereza bureba. Ari n'abayishyira, uyu mukobwa sinawe ko tugiye gusangira. Hari n'abajya bayishyira mu gikoma, ariko byose nyine ni ibintu bibyibushya kuko bureba ikoze mu mavuta, nubwo irimo amagi n'ibiki byose, ariko cyane ibintu biyikozemo nyine birabyibushya, uragenda ukabyibuha cyane rwose, cyane ukabyibuha hafi gusandara. Ngewe rero kubera uburyo ngewe umubiri wanjye wihutira cyane umubyibuho, niyo mpamvu ngewe ntakunda kurya bureba. Abadamu rero bagenzi banjye rero, mbifuriza nuza yo gufata ubuzima bwose ugezemo ukabwihanganamo,
kandi ugatuza kuvuga ufite umugisha. Nk'ubu ngubu n'iki kintu cyakubabaza kugera ku rwego uri bureke kurya, noneho siritono hari umugabo reka nkubwire, numushyiraho umutima cyane biraryoshye. Umugati na avoka biraryoha cyane, biraryoha cyane rwose. Murabizi ko avoka zo turasejeje, dufite ibiti by'amavoka. Voka niyo twiyezereje, mwayibonye. Voka ni igihingwa cyiza cyane kandi gifite intungamubiri, kuko amavuta ya voka niyo ageze mu mubiri w'umuntu arayeza. Amavuta iyo ageze mu mubiri w'umuntu arayeza. Abadamu rero basha kurya, wicarane n'abana bawe mukundane, biraryoshye. Mukundane, nimumara gukundana abana bawe, umugabo niba kubabaje wahawe umugisha kuba ufite abana, kunda abana bawe, ugaburira abana bawe, mubane neza, mwubahane, mbese nyine ibintu byose bigende neza. Inshuti bakunzi bacu rero twabahaye rero karibu ku meza aho muherereye, dusangire, biraryoshye. Niyo igikoma cyanjye numva kiryoshye. Kiraryoshye cyane. Inshuti zacu rero, gahunda niyo kubagira inama uburyo ugomba kwitwara mu rugo, ukarya utuje, ukarya neza nta kibazo, iby'Imana yaguhaye ukirira, iby'Imana yaguhaye ibyo kunywa ukinywera, iby'Imana yaguhaye ibyo kwambara ukiyambarira nta stress. Ufite akamodoka kawe ukakajyamo ugashyira akaboko ku ruhande, niba utego imoto ugahamagara umumotari wawe ukagenda ukihahira nta kibazo. Mvuga ngo umugabo aranesheje ngo ntabwo ndi burye, kaze nguye ku gikoma sibyo kandi kirashyushye. Ngo umugabo ngo aranesheje, ngo umugabo ngo njyewe ahari arimo arakubita burusheti, ahari yokesheje inkoko, ahari yokesheje ifi, ahari yicaye arimo aranywa kinywajiye, yaba anywa fanta ari kuyinywa, yaba anywa byera ari kuyinywa, yaba anywa amata ari kuyagotomera. Rimwe na rimwe hari n'igihe yifitiye n'uri kumusetsa, kuko wowe avuye aho ngaho murakaranye, hari n'igihe yifitiye n'uri muramusetsa, cyangwa n'aba bandi twita abapagani yifitiye n'uri kumushimashima mu bwanwa. Ubwo rero icy'ingenzi ni uko ugomba kumenya uburyo ugomba kugira uta kwitwara, ukitwara neza, ukirira, akaza usanga nta kibazo ufite, utahungabanye. N'umugabo abona wewe uhungabana akomeza akubabaza, akiyabona k'ibyo akora nta kintu bigutwara, agenda arushaho kugira ute guhinduka. Uzareba nk'iyo ubabaje umuntu akarira wumva wishimye, kuko niyo ntego yawe wari ufite yo kumubabaza. Ariko iyo ubabaje umuntu ukabona ntabwo ababaye, nawe ubwawe uhita wumva ubabaye. Mwige rero abadamu rero, mwige rero kutababarira cyane imbere y'abagabo, no kubereka ama emotion yanyu, kwita murira. Abadamu dukunda kwita tuzana amarira,
ahubwo byose bifate mafu uvuga uti wapi nta kintu na kimwe. Kuko reka nkubwire ijambo rya mbere ugomba gushyira mu mutwe wawe, ugomba gushyira mu mutwe wawe ukavuga ngo ese uyu mugabo wundi abaye adahari ntabwo nabaho. Icyo ni icya mbere. Uyu mugabo wundi aramutse apfuye ntabwo nabaho. Utangira ufata ingero z'abandi. Ese runaka ko yapfushije umugabo ntahari, ntago ariho, yarapfuye. Ibyo bintu bimaze kubikurura rero mushaka no kudatandukana akaba yava no mu buzima bwawe. Kuko igihe cyo gutaha umwe azaryama undi yigendere apfe undi bamushyingure. Bakunzi bacu rero iyo nkora video nk'iyi ngiyi rero mba nifuza ko wamenya uburyo ugomba kumenya ubuzima, ukaringaniza ubuzima, ukabaho unezerewe, ukabaho nta kibazo ufite. Mbese nyine ugomba kubaho kandi unezeza n'abana bawe. Kuko uko urushaho kubabara niko abana bawe nabo bibagiraho ingaruka. Niko uza ukamutimbagura, niko uza ukamubwira nabi, kandi umwana akaba victime y'ibibazo ufite kandi atakabaye kuba ari victime y'ibibazo byawe. Ntugomba kubabaza umwana wawe kubera umugabo wawe. Umugabo ntimuvukana ariko umwana uramubyara. Umwana uramubyara umutwita amezi 9 ukageza. Nshuti zacu rero bite niki kuri kurira ngakeke kameramani yarimo arakugira yego cece mwera mugati yego akiri mugati mwera kimya cece bise ko we ko ntigeze musigira akiri amavoka yego oreka mwere voka nawe ushaka voka wowe urayirya yonyine kuko aho harimo brenda. Kameramani yarari menyera arimo aramukinisha ararira. Yekobwa mfitanga ni igitesi ko kobwa ni igitesi mana yanjye we na kameramani uretse ntikiri inyuma ya kamera ndabakubita we na kameramani. Wewe barakuriza ukarira. Voka nyine rya breba ndaje mwiguhereze voka irye yonyine cyangwa ishaka mu mugati. Koga kubyara niko bimera nyine. Abana nyine barakugurika uko nyine abishaka niko akubwira. Barangiza nyine ugakora ibyo we nyine ashaka. Utabikoze nyine abo nyine mwabyumva kimwe nyine. Kandi umwana ni umutware kandi ni mu burenganzira bwe da. Nanjye ndashaka avoka, mama uri kurya avoka nanjye mavoka. Inshuti bakunzi bacu rero menya uburyo ushobora kwitwara mu kibazo igihe ugize ibyo utumvikanaho n'umugabo. Umugabo ashobora kwita yisohokera akigendera, ariko se nagenda urasigara ubabaye, nagenda urasigara urira, nagenda urasigara upfunapfuna, nagenda ibiryo birakunanira. Nakugiraga inama nti fata ibiryo urye unywe, ambara ka kenda keza kamutaherukaga kwambara, genda hariya muri salo kore makeup, wumva wikunde, jya hariya muri miriwari wirebe vuga uti nifitiye icyizere. Ntabwo umuntu agomba kurangiza ubuzima bwanjye kuko iyo burya stress isajisha uruhu. Stress isajisha uruhu cyane. Stress ituma umuntu asa nabi, umubiri we ugenda umera nabi. Stress zituma umuntu abyibuha cyane. Stress zituma umuntu ananuka cyane. Stress ntabwo ziguha ubuzima butuje cyangwa se buringaniye bumeze neza weho washakaga kubamo. Mwarabonye mu gihe cyashize igihe nari mfite stress nyinshi, umubiri wanjye waragiye urakobana urasaza, umubiri wanjye uragenda urahinduka, ariko uyu munsi umubiri wongeye kugarukamo.
niyo mpamvu rero nta muntu nakwifuriza ngewe ko yagira stress. Nifuza ko yagira ubuzima bwiza kuko stress ni mbi cyane. Umugabo wawe nimugirana ikibazo, umugore wawe nimugirana ikibazo, ntiwiyahuza amayoga, wiyahuze kujya mu buraya, kuko rimwe gusa byagutera sida. Rimwe ryonyine wabikora ubabaye, ukabikora umeze nkaho ari umuntu urimo urihorera, ukabikora umeze nkaho urimo uratura umuntu umujinya, ukagenda rimwe gusa ukakuramo ugatera inda, wa mwana akazaza akaguhagama. Rimwe ryonyine gusa ryatuma uryamana n'utujuje imyaka bakagufunga nk'uko Sirasi bamufashe. Rimwe ryonyine gusa ryaguteza ibibazo. Kimwe nuko ushobora kugira umujinya ukagenda ugatwara imodoka nawe ukakora impanuka. Ushaka kugira umujinya wa mudamu we ukagenda ukakundana n'undi mugabo nawe akakwangiriza ubuzima. Mbese ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima irinde gufata umwanzuro uhubutse. Ahubwo niba urakaranyije n'umuntu, icara ubanze witekerezeho, wicara urye, wicara unywe. Bakunzi bacu bacukumbura kuri TV, nibyo ndabifurizaga. Murakoze cyane.